erega nanjye ngira ups and downs mu buzima nk'undi wari we wese. Nanjye hari igihe ngeraho ibintu bikancanga nkibaza impamvu ngerageza byose, niga nsoma ibitabo, nkihugura, nkagisha inama, ngasenga uko nshoboye, ngasoma Bible, but still situation yanjye ntihinduke. Ariko buriya urebye ku rundi ruhande, iyo ibi bikugezeho, iyo shitani kwatatse, nuko hari ikintu cyiza uri gukora mu buzima bwawe. Otherwise iyo uri kumessing up irakwihorera, iyo uri gukora amakosa, iyo uri kuyoba irakwihorera iti hey uranimo mukoreho, ya leave him alone. Ibyemeza afata biri mu bwenge bucyo ubwabyo bizamwiyicira. Inzoga ubwazo zizamutesha umurongo, ikunda ry'abagore rye n'ubusambanyi buzamudukosorera. Si ngombwa ko tumwataka. Inshuti mbi ubwe yihitiramo kugendana nazo, at the end of the day nizo zizamwangiriza hazaza. Uyuwe mumwihorere. Uzatinye nureba ugasanga buri kimwe mu buzima bwawe kiri kugenda neza nk'uko ubyifuza. When the devil comes at you, maybe it's because you are trying to do something right. Utikladete nkora ibishoboka byose ariko relationship area mu buzima bwanjye mbona itagenda neza. Maybe impamvu kiri single suko uri mubi, suko utari attractive, suko nta musore wagukunda, ahubwo nuko wowe atari buri musore wese wakunda. I will let that one sink. Kuko hari abantu bashobora kuba batumvise neza icyo mvuze. Abagukunda bo ni benshi ariko si buri wese wakunda. Ntabwo uri wa mukobwa ukururwa n'uburanga bw'inyuma. Hari abasore benshi bari handsome, beza kabisa, ariko baba hehesi, baba beshyi, b'indyarya. Ntabwo icyo ushaka ari amafaranga. Hari abagabo hanze ahangaha bakize ariko nta character, babaswe na sex, bari obsessed kuri pornography. Abakobwa benshi bakurwanira hanze ahangaha barahari bakwifuza, bakwemera bitakugoye kubatereta, ariko ntabwo ari buri mukobwa wese wakunda. Abakobwa beza hanze ahangaha barahari ku bwinshi, ariko bose siko bari trustworthy, bose siko ari abanyakuri, bose siko abizera, bose siko bambara bakikwiza, siko bafite mu mutwe hazima ku buryo mwakwicara mugategura future yanyu together, bose siko bubaha Imana. Sindi mukuru cyane mu myaka ariko nanone sindi muto cyane, at least ku myaka yanjye iki cyo nagihamya neza, nta kintu cyiza cy'agaciro gakomeye mu buzima kiza byoroshye. Believe me, niba ukomeza gusenga usaba Imana umugore cyangwa se umugabo ariko ukabona ntaza, trust me, nuko umugabo cyangwa se umugore Imana iri kugutegurira adasanzwe. Ntabwo asanzwe kuko abasanzwe bari everywhere, abasanzwe bari everywhere, barahari ku bwinshi. Ubishatse n'uyu munsi cyangwa ejo wamubona kuri Tinder no ku zindi online dating apps, zazindi usanga benshi muri bo bazikoresha bari desperate. Abasanzwe n'ejo muri club wataha umutahanye, ariko umugabo udasanzwe asaba investment darling, asaba investment kandi nayo idasanzwe hani. Asaba ko mbere na mbere ugomba kubanza kwikoraho, ukiyubaka, ukabanza ukaba umuntu udasanzwe ku giti cyawe, ukabanza ukiga, ukamenya byinshi kuri relationship no kuri marriage muri rusange. Ubundi ugasenga, ugasaba Imana ikakuyobora mu mahitamo. Bible iravuga ngo urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi, ariko umufasha mwiza umuhabwa n'Uwiteka. Come on somebody. Listen, motivation ni nziza ariko discipline ni nziza kurushaho. Motivation ni nziza, yes, ariko it's just a feeling. Nicyo kibazo. Uyu munsi ushobora kubyuka wumva uri muri mood y'ikintu runaka, ufite ubushake n'umuhate wo gukora iki cyangwa kiriya, ariko nyuma y'iminota 5 gusa bikaba birahindutse, feelings zirahindutse. Ushobora kureba motivational video runaka ikumotiva, ikubwira ibyiza bya siporo, ukaba wambaye imyenda ya siporo utingiye muri gym, wabibasha ko uyu munsi ejo nejo bundi ukajyayo, ariko nyuma y'iminsi 3 bikakunanira. Inifati benshi muri mwe mwishyura amafaranga ya gym buri kwezi ariko ntimujyayo. Ushobora kunyumva mu nama y'umunsi ngushishikariza gusenga, nkubwira ibyiza biri mu gusoma Bible, ukayifungura ugasoma umurongo umwe, wakumva bitinjira uti you know what, ukabuyirambitse hariya wigiriye kuri Instagram cyangwa kuri TikTok. You wanna be fake with me today? No, reka tuvugishe ukuri. Erega nanjye ndumwe muri mwe, nanjye sometimes bibimbaho, I'm not perfect. Nanjye babwira ibisi buri gihe numva nshaka gusoma Bible, si buri gihe numva nshaka gusenga, ariko discipline kugira discipline, ukavuga uti iki kintu ni ngombwa ko ngikora. Waba uri muri mood cyangwa utayirimo ukagikora. Iyi ni discipline. Ufite iyi discipline, nta musozi
utabasha kwimura mu buzima bwawe. And I kid you not, trust me, I kid you not. Motivation igufasha gukora n'ubundi icyo washakaga gukora, ariko discipline igufasha gukora icyo udashaka gukora habe na gato. I used to be the person, no matter how much you hurt me, I will still stick by your side and be there for you. But a few years ago, realized that this shit has to stop. Because that's how you allow people to take advantage of you. I'm a lover, yo. Uzabaza umuntu nzi neza. Niba uri inshuti yanjye, trust me, I'm gonna be there for you. Ikindi kandi ngewe simpaba igihe ubabaye gusa, no mu bihe byiza byawe, I will be there. Pre-graduation yawe ninjye uzaba uri inyuma ya kamera mfata amafoto, ku munsi w'ubukwe bwawe, nzaba ndi mu bimbere, nubyara I'm gonna be the first person to come and see you. Ninjye wa mbere uzakugeraho. Kandi no muri romantic relationship nuko nkunze umuntu ndamukunda by'ukuri, ariko kandi uko wambabaza kose nari wa muntu wababaraga, ariko still nkahaguma. But this world iyi si naje kubona ko bidashoboka muri ubu buzima nutiga kuba serious. Abantu bazagukandagiraho, bazaguhindura itorosho, bazataking advantage of you. Yes, abantu barakura barahinduka. Nanjye nyuma yo gukura, nyuma yo kwiga, naje guhindura uburyo numvagamo cyangwa se nabonagamo ibintu. Of course urukundo ndacyarufite rwinshi, trust me, urukundo ndarufite, ndacyakunda abantu, yes, ariko ubu noneho nikunda kurushaho. Nzakora ibishoboka byose, nzagukunda uko nshoboye, nzaba inshuti nziza kuri wowe, ariko nimbona bigezaho bidashoboka, mbona biri kumvuna, mbona ndi kubabara, nzagusezeraho. Ndi wa muntu ushobora gusezera relationship iyo ariyo yose ntitaye ku gihe yabimaze. Ndi wa muntu ushobora gushyira akadomo ku bushuti nari mfitanye n'umuntu burenga imyaka 5-6. Believe me, nshobora kugenda ndira, ariko trust me, sinzareba inyuma. So nawe sweetie, ukunda abantu, ariko nawe wikundeho gato nanone kurushaho. Witerera imisozi, wikwambuka inyanja n'ibibaya hejuru y'umuntu udashobora no gushyiramo amayinite y'ijana ngo akubaze uko umerewe. Listen, sometimes gukunda umuntu utagukunda nk'uko umukunda, hari igihe bituma wikritika, wijudginga, ushakira ikibazo aho kitari. Utwenda hari iyo nza kuba mwiza kurusha ahangaha, iyo nza kuba nteye gutya, iyo nza kuba nteye nka runaka, iyo nza kuba ndi funny, cyangwa se wenda iyo nza kuba ndi umustar nanjye, wenda iyo nza kuba mfite impano yo kuririmba nkamenyekana, wenda yari kunkundira ijwi ryanjye, iyo nza kuba mfite talent nk'iya Claudette, wenda nanjye yari kunkunda. Well, news flash baby, nanjye harabatankunda. Nanjye nshobora gukunda umuntu ariko we ntankunde. So allow people to love who they love. We force umuntu kugukunda. Ashobora kutagukunda uko akubona, ariko harundi uzaza abona uri byose yasengeye. Believe me. Claudette, yo na magambo sha, yo ni pep talk uri kuduha, ni motivation gusa uri kuduha. Yeah, see, maybe impamvu urukundo rutakugeraho mu buzima bwawe nuko utakizera ko ruriho. Urukundo nyarwo ruzira bakizera ko rukiriho.